iteka iyo tubonye abantu bizihiza isakamento ry'urukundo rwabo ku buryo nk'ubu ngubu biradushimisha. Impamvu nta yindi ni uko twese urukundo hari icyo dupfana, hari icyo rutubwira. Twese tuvuka ku rukundo, ari nayo mpamvu twifuza ko abana bavuka bajya bavuka ku babyeyi bakundana, ababyeyi babana. Nibwo umuntu abaho afite amahoro, afite ituze, akabana neza n'abandi, nawe akazagira icyo yigezaho, agatunganira Imana, agatunganira n'abantu. Bageni bahire rero, Gihozo Clement na Nyiracumi Fortune, Jean-Claude Niyitegeka na Elizabeth Tuyisenge, hamwe n'ababyeyi banyu, inshuti zanyu, abavandimwe, twishimiye rwose kuba turi kumwe namwe, tukaba twishimiye kuba bahamya urukundo mwagiranye, urukundo rugiye kwinjira guhera none mu rwego rw'isakramento. Turabyishimiye kandi twishimiye kubana namwe no kubashyigikira urugo rushya mwiyemeje kubaka. Iyo twizihiza isakramento ry'urukundo tuba tunazirikana ukuntu urukundo turutwaye mu nzeso zimeneka gusa. Urukundo rushobora kwangira ibyaha byacu, nibyo byica urukundo. Tukaba tugiye kubanza kwanga ibyaha byacu. Igihe cyose twishe urukundo, tugaragaze ko duciye bugufi imbere y'Imana tujyanye, dusaba Imana tugirire impuhwe, tubabarire, kugira ngo twizihize isakramento ry'urukundo tubikwiriye, dutege amatwi ijambo ry'Imana, kandi dusange Ukaristiya ntagatifu dufite umutima ubikeye. Nemere imbere y'Imana ishobora byose, imbere yanyu bavandimwe, ko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze, mu byo nirengagije gutunganya, kuko nacumuye rwose. Nicyo gituma ninginga Mariya Mutagatifu mubikira iteka, abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, mumusabire kuri Nyagasani Imana ishobora byose, nitubabarire dukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka.
Mana ishobora byose turakwinginze aba bayoboke bawe Clement na Fortune, Elizabeth na Jean Claude bamaze bagiye kumwe mu isakaramentu ry'ugushyingirwa, we kujya mbere mu kwemera bamamaza no kongera umuryango wawe bawubyarira abayoboke kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu nk'uko ibihora bisimburana iteka. Ishami ryose ritera imbuto muri rye araritema, naho ishami ryera imbuto araryicira agira ngo rirusheho kwera imbuto. Mwe murakeye kubera ijambo nababwiye. Nimube rero muri jyewe nanjye mbe muri mwe. Uko ishami ridashobora kwera imbuto ubwaryo ritari umuzabibu, namwe niko mutakwera mutandimo. Njye ndi umuzabibu, mwe mukaba amashami. Uba rero muri njye nanjye nkaba muri we, yera imbuto nyinshi. Koko tutari kumwe ntacyo mwashobora. Iyo niba bavandimwe Kristo Yesu akuzwe, nagira ngo munyemerere tugaruke gatoya ku isomo rya mbere, isomo tugejejweho na Gihozo Clement ndetse na Fortune. Isomo ryatubwiraga ko atari byiza ko umuntu yabaho, si byiza ko umuntu aba wenyine aho muhatekereza. Abaye wenyine byaba ari bibi, ntabwo byaba ari byiza byaba ari bibi. Kandi ni Imana yabigennye gutyo, kugira ngo abasore babiri dufite hano mu kandi kanya baraza kuba abagabo. Abasore babiri dufite hano Clement na Jean Claude badutumiye muri ubu bukwe, ndetse n'abakobwa babiri turi kumwe nabo baza guhinduka abagore bidatinze cyane. Ndashaka kuvuga Fortune na Elizabeth batahiye ubukwe. Iryo jambo ry'Imana nabo bararibwiwe. Nagira ngo rero basubize amaso inyuma, bitegereze ukuntu babayeho bonyine, bibana, biraza, Imana ikabana nabo. Yego natwe tukagerageza kubaba hafi, ariko igihe Imana yagennye kikaba ari iki ngiki, ari iki
gushira, urukundo rudateze gucuya cyangwa gucurika. Urukundo rero aba bageni bakundana, Imana igiye kurusesekazamo umugisha wayo maze ruzera imbuto z'urukundo. Urukundo rubyara urukundo, ntirubyara urwango. Iyo baza kwibeshya rero bakikundira imbwa cyangwa injangwe, ndakurahiye ko batari kuzasiga inkuru nziza imusozi, ahubwo bari kuzasiga inkuru mbi. Bari kuzasiga inkuru mbi imusozi, bikazabaviramo guhangana n'ikara, cyane cyane ko ibyo binyabuzima bindi nta na kimwe umuntu yabonamo umufasha bakwiranye. Nta na kimwe umufasha ukwiranye na muntu, ku mugabo n'umugore, ku mugore n'umugabo. Nibyo ntabwo ibindi aba ari ukunyana yinda iyo nshinga ibaho, aba ari ukunyana. Ubwo kandi impamvu irumvikanye, impamvu yatumye umugabo Imana imuremera umugore ikamumushyira, ikamumushyikiriza, ikamuhekera rwose, ikamugereza, ikamushyira iruhande, nuko nawe amukubita amaso, nuko imitoma agatangira kuyungikanya. Magambo nizera ko mwumvise igihe Clement yasomaga, mwumvise imitoma ikomeye yavugwagamo nkaho ayibwiye Fortune ari iruhande rwe. Ati noneho dore igufwa ryo mu magufwa yanjye, dore umubiri uvuye mu mubiri wanjye, dore umubiri ukomoka ku mubiri wanjye uvuye ku mubiri wanjye. Agakomeza agira ati uyu azitwa Isha kuko akomoka kuri Ishi, cyangwa uyu nguyu azitwa umugore, umugore kubera ko ku mugabo ariho akomoka, ariho aturutse. Bene iyi mitoma n'abagabo b'iki gihe bajye bayibonera igihe, bayitera abagore babo, batera iyo mitoma rwose, babereke ko babishimiye kubera ko aribo bafasha bakwiye Imana yabaremeye ikababashyikiriza. Igihango gikomeye gihuza umugabo n'umugore Imana yamuremeye, ubundi ikamuhekera, ni igihango cy'agaciro gakomeye ku buryo gituma umugabo asiga se na nyina, akabasiga akibumbira ku mugore we, bakaba mahwi, bakaba umubiri umwe. Icyo gihango kandi gikomeye gutyo ni nacyo gituma umugore asiga se na nyina atabangaga, bashaka akamuririmbira ibihozo, ariko akarenga akagenda agasanga umugabo we, bakamera nk'urukweto ruhoni rwarwo, bakaba umubiri umwe. Abanzi aho bari bashaka bakaganya, ariko icyo Imana ibumbiye hamwe kikubahwa, ntihagire umuntu ugerageza kugitandukanya. None rero bavandimwe, dushimire Imana, dushimire Imana iyo yateganyije ko iby'abagabo n'iby'abagore ari uko byajya bigenda. Imana yaduhitiyemo neza,
tujye tugendera mu tuyira twayo, kandi uko byamera kose twishimire ibyo yaduhitiyemo, kuko ari byo byiza tuzi. Nyuma rero yo kwibukiranya ibyo by'ingenzi byerekeye umubano w'abagabo n'abagore mu rugo, nagira ngo dukomereze gutumira bano bageni bari hano, bigire hano imbere, begere ameza matagatifu kurushaho, hanyuma mwumve akabari ku mutima.
our prayer. We are your children, and we've gathered here today. Yes, we've gathered here to pray. Hear our cry, Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Yes, we do. None rero bageni babiri
kristu umwami wacu. Ukurikije gahunda yo gutura mushobora kuba mwicaye, kandi gahunda tuyifashwamo na bano bageni, twifuza ngo ibyishimo byabo bafite uyu munsi bigere henshi hashoboka.
nk'uko yamaze kubigenza arangije kurya afata inkongoro nanone arashimira mukayibuza n'igitwa avuga ati nimwakire maze umuntu wese igiye koko n'inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi tuzahora mu iteka rye gushyirwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Icyubahiro cyose n'ikuzo ryose
nibamara kuheraheza ubukambwe bwabo batunganiwe bazaberwe no gutura mu ngoma y'ijuru hamwe n'izi nshuti zibakikije kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu Kristo yabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe uyihe amahoro kandi wibumbire mu bumwe, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is
twishime. Navuze rwose ubwo bivanye mu by'ako kanya ndetse babona n'umuorganisite nawe mumushimire. Nawe bamwizaniye kandi gahunda z'ubukwe zikomeze neza. Yavuze ko bisoza neza. Nyagasani Yesu nabane namwe. Nyagasani Yesu wemeye gutahuka i Kana n'abasakaze mu mugisha we kandi ahuye n'abantu bose. Abakunze Kiliziya kugeza ku ndunduro nasakaza ubutitsa urukundo rwo mu mitima yanyu. Nyagasani nawe gutegereza mwishimye mizero mahire mwamamaza ukwemera gushingiye ku izuka rye. Namwe mwese bavandimwe muteraniye hano ushobora byose n'abaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Je t'aime tout court, sans beaucoup ni vraiment, sans faire peur ni semblant, sans condition ni règle. Je t'aime tout court, sans peut-être ni seulement, sans parure ni diamant, sans artifice ni chaîne. Je t'aime tout court, sans tambour ni canon, sans vainqueur ni perdant, sans belles promesses ni pièges. Je t'aime tout court, sans orage ni volcan, beau temps comme mauvais temps, au profond de moi-même. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. L'amour n'est qu'un seul mot, lorsqu'il est pur et simple. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. Je n'ai pas besoin d'eux pour te dire que je t'aime. Je t'aime tout court, sans virgule, sans accent, sans détour ni serment, sans complexe ni gêne. Je t'aime tout court, sans une limite de temps, au passé, au présent, bien au-delà du rêve. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. L'amour n'est qu'un seul mot, lorsqu'il est pur et simple. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. Je n'ai pas besoin d'eux pour te dire que je t'aime. Je t'aime tout court, même si l'homme est violent, même si vivre est dément, même si lourdes sont nos peines. Je t'aime tout court, follement, tendrement, fort de tout mon vivant, collé contre tes lèvres. Tous ces mots, ce ne sont que des mots.
L'amour n'est qu'un seul mot lorsqu'il est pur et simple. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. Je n'ai pas besoin d'eux pour te dire que je t'aime. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. L'amour n'est qu'un seul mot lorsqu'il est pur et simple. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. Je n'ai pas besoin d'eux pour te dire que je t'aime. Thank you, my God, thank you today. Oh, yeah. And I thank you tomorrow. For your love, I thank you, my God. Oh, man, I thank you today. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. You never disappoint, oh, my God. Oh, man, I thank you today. Every time I wake up in the morning, another day, another blessing. When I lose my dawe manihoraho tugushimiye kubwo burinzi bwawe kuva ku ntango kugeza ya magingo. Nyagasani tukweretse ibiri imbere byose, ukomeze ubane natwe, ibivugwa ibikorwa byose bibe mu gushaka kwawe. Turakwereka n'ibisigaye byose biri imbere, ukomeze ubane natwe, uduhe imbaraga zibikorana umwete mu gushaka kwawe. Turagushimye yuko ubyumvishe Nyagasani, tubisenze mu izina ry'umwana wawe akaba n'umwami wacu Yezu Kristo, ubaye Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ku izina ry'Imana Data, amina. Murakoze cyane. Hanyuma rero tugiye gukurikira ibirori byiza by'akataraboneka kugira ngo nibiza kuza bigaragara neza. Tukomeze tuyegayega, wakira mwegere namba gatatu ndashaka namba gatatu gatanu duhaguruke twakira abageni. gatanu DJ twakira abakomeye gakeya muze. Laita gace Later, confessions. Okay. Confessions of a king. Control my emotions. Yeah. Lighter. Yes, I got many options. Okay. But she the only one. Yeah. I don't like that too. Yes, sir. For you I can put. Yes, sir. Urakoze cyane. Ukicaye agiye guhomba ibikomeye. Ukicaye agiye guhomba ibikomeye. Wabahagurutse haje ingaragu hajya kuza uwashatse ukicara.
number final, the final one, Shakira DJ. Right up! Hey! Whoa! Pretty girl, move your best. Right up! Why you all over my head? I think you're the best. Yeah! That's it, you're my number. Can't be no naked. Push my queen of Sheba. She said she trusted on me. I said, sikiliza mutani toko. Nikamwambia pale utapoenda nitakufuata yo. Komeza. Kanikazia eti chenye mwanzo kina mwisho. Ukinarindi Can you be your one? Shawty, you gonna be mine. Tagukunda teteshe Tell me, do you see what you did to me? No, I can't control my body. Let me be Mr. Romantic. Oh la la. What's your favorite color? Oh la la. Yeah. Nikamwambia pale utapoenda nitakufuata yo. Naye kanikazia eti chenye mwanzo kina mwisho. Ukinarindi gace rwose uko nguko mukomeza munyeganyega muza pare na marene kugira mube hafi ababagaragiye protokoli bamenyera ibyicaro. Murakoze cyane, hanyuma tubashimire nanone uburyo bitwaye. Zangaragu zitigaragura mu byaha rwose ni byiza muri ibi ngibi. Hanyuma hari abagishaka kwitegereza protokole munyemerere mu bamenyera ibyicaro byiza. Hanyuma hari ibyateguwe ahanga biteguwe mu mabara meza kandi y'urukundo. Unshakire congratulation hafi aho ngaho, ariko mbere yaho ushaka indi y'urukundo ubwo ndibuze kuba nkuraho urukoma kuri ibi ngibi yateguye kugira ngo azakirize umukunzi. Dukomeze tunyeganyege muri uwo murya w'inanga. Mukamisha w'iwacu ngaho ushyikiriza Jean Claude aratambuka aritegereza, hanyuma aramubwira ati waje iwanjye ubu wahageze n'ikimenyetso ngiye kuguha ibyo wumva biryoshye muri ubwo rukundo. Hanyuma ikiganza gihama mu gihumbi, aramuha arasoma arongera nanone, ariko mama ince akamenya guteta disi. Hanyuma ongera umwakire nawe ushyikirize Elizabeth muri bwa buryo wakaba Bikira Mariya wagiye gusura Elizabeth mutagatifu. Hanyuma dusaba inema yo gukundana, barakundana koko
nuko igiganza gihama mu gihumbi. Aramubwira ati kira muganje wanjye, kira mugabo wanjye, kira wowe umbera mu bubwa bwa mbere iteka. Biba rimwe aramwongera nanone, komeza umuhano umuhate uko nguko ntugasibe. Hanyuma tumushimira mu mashyi n'impundu, bakomeza kutwereka ibyiza. Ariko koko Imana ikunda abagabo, nanjye ndabibona. Hanyuma mwebwe mu muhamagaro wanyu mutambuke mubagereze mutwicara abami n'abamikazi. Si ibyo gusa byateguwe, hari igikoni, ngaho munyemerere Wada baratambuka mwiza. Nuko uwakabaje mukorote arafatanya n'umukunzi we mwiza, nta wundi akaba Elizabeth. Aramubwira ati hanyuma ni gutya se? None ati nawe ni gutya. Bibi ikimenyetso gikomeye cyane yuko ku munsi nk'uyu Korode yakoze ubukwe muri Ruraka. Muri Ruraka hanyuma bimaze kwaka dukoma amashyi tubashimira. Buriya ni ikimenyetso cy'uko ari muzima, ikimenyetso cy'uko ari muzima. Mushakire congratulation nziza aho ngaho, hanyuma ukomeze utyo. Komeza utyo rwose ugende mu mugongo, biraryoshye. Barabereka babwira ati hanyuma nyuma yo guteka rero bizaba bihiye, nibimara gushya bizandi urukundo rukomeze ruhame. Arababwira ati muranyemerera muhagarare ahangaha by'akanya, muhagarare ahangaha by'akanya, hanyuma kugira ngo nimukomeze musangira tuzasangire tubireba. Uwo mutima mwagatoga niba uryoshye cyangwa se utaryoshye turabibwirwa nuko muri buze kuwusangira. Hanyuma nyuma yaho dukomeze n'izindi gahunda, dukomeze umerekeze mu kindi gitsananga muri bwa bwiza bwa rya jwi rituje riryoshye. Nuko marembo umuhamagaro wawe ntabwo ari ubusa ku mwami, ukomeze utyo. Hanyuma rero mukomeze umwamwe mu bitekerezo n'uwabo bayitegereza kandi bakomeze bishimira kuba muhari. Hanyuma munyemerere mubegere, hanyuma basangire. Utambuke mubegere rwose. Akire Bwana Claude, akira. Na Elizabeth mumuhereza Elizabeth rwose, hanyuma mbabwira igikurikira. Mwateguwe kandi mugomba hanyuma muhite muva mu nzira bashimire yuko mukoze, hanyuma tugire ibyo twirebera. Murakoze. Ntabwo nari mpari, ntabwo nzobabwiye undi mbere yuko amukunda. Aha niho ngiye kubirebera. Uwabanje kubwira mbere undi ko amukunda namubanze ari we. Nuko turamumenye natwe tutari duhari, turamushimira cyane. Urakoze. Hanyuma rero ntabwo nshaka ko hari ikintu usigarana, wongera nanone. Nuko hanyuma rero ngaho nawe Elizabeth, buriya ari mwe akandika rimwe akandika kabiri, aritegereza aramubwira ati nanjye ntabwo nzigera gushura. Ari kubandi gakunda abagabo, abagabo bagakunda abagore, abagore bakunda abana, abana bakunda ibiryo. Dukomeza tubyumva dutyo. Hanyuma rero munyemerere mugane muri twa twicara abami na YegoDeep.com. Nyuma y'ibibazo byinshi nibazaga, amavi yarakobotse pfukama nsaba Imana, amaso yaratukuye ntagitora agatotsi. Nibazaga niba nzabona uwo tuzahuza, ukuje nuko umutima wanjye wifuzaga. Niba hari igihe nigeze kwishima mu buzima, n'igihe wambwiraga uti nabye
muri uyu mwanya nagira ngo twimire Imana tugejeje kuri aya masaha, nshimire n'umuryango wa Rutayisire, nyakubahwa Rutayisire. Rero turabishimiye cyane. Igihe duherukana mu minsi yashize kandi twaganiriye tuvugana ijambo. Uyu munsi rero abakora wabishyize mu bikorwa, uri gushimirwa rwose, bakumvira amashyi. Muri make rero muri aka kanya ndagira ngo guha ikaze muri uru rugo rwa Kayibanda, icyarutekane, nta kibazo gihari, ubu turi bamwe. Nkaba naboneraho n'uyu mwanya wo kugira ngo rwose guhe umwanya ubwire njyewe ibineza neza byanjye byuzuye umutima, nawe ngira ngo kubera ko waturutse kure na hazi, epfo mu majyepfo waturutse ukagera mu burengero bw'izuba, ndagira ngo rebe abasore banjye bamanze bakwakire, umanze guca akanyota. ubuzima bwacu niko bimeze. Intego isanzwe ntabwo zijya zirimo. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Reka nzirike icyaka nyinshi najyana nacyo. Isirike ndamutse nyinshi najyana nacyo kandi ndacyakeneye kubaho. Nawe ntabwo nabikwifuriza. Baganira neza, turabashimira mu mashyi n'impundu. Ngo umuco wacu ntugacike. Hanyuma rero umutware muri uyu muryango aciye iteka, mubimenye umuhogo n'inkundi, mutumenye natwe. Ubwo ndabwira abanyabigagara n'abanyabyuma abo kuri serivisi, nyamuneka dore amazi yatembageze iyo ngiyo kure. Tamuwe iminsi isigaje ku isi tuzayimarana, nabyifuje kuva kera nkikubona. Urupfu nirwo ruzadutandukanya, urupfu nirwo ruzadutandukanya. Burya amahirwe aza rimwe mu buzima, igihe wasaga sinazuyaje, namenye ko ari wowe nta n'umwe mbajije. Uranyumva kurusha ukundi yanyumva, urankunda nanjye bikandenga. Imana niyo nshuti koko yampaye umugisha. Hari igihe nigeze kwishima mu buzima, n'igihe wambwiraga uti nabyemeye. Byararangiye ubu namaze guhitamo wowe, iminsi isigaje ku isi tuzayimarana, nabyifuje kuva kera nkikubona. Urupfu nirwo ruzadutandukanya, urupfu nirwo ruzadutandukanya. YegoBeat.com. Byararangiye namaze guhitamo, byararangiye uyu niwe nahisemo. Byararangiye sinzigera musiga,
umukunzi mu kanwa kanjye ururimi rumwe rw'ukuri ari kuzigaho napfunyikiye nagira ngo murebe buriya namutekereje sibambaye kure ko ari we ni we nabyizeye ko ari we nagira ngo nawe wishimire amatsiko rero hanyuma mwakire mu muryango wawe. Urakoze nubwo nsanzwe nkwizera rwose aho dusigaranye guhurira kugira ngo manze maze umusore wanjye Jean Claude akebuke arebe niba batandihinduriye. Jean Claude uri gusanga Elizabeth twasabye ari we baduhekeye. Yabyemeje rwose uburyo we wakoze cyane rwose bakumiriye amashyireho byanezeye. ngira ngo rero nanjye bamwitire cy'akabonye kubera ko n'abasore twagendanye umugisha wari uduciye ibiti ariko twageze amaboko cy'akabonye rero mbere nzika cyacu kinyama cy'icyaka irindi riri kubwira mu kanya. Urakoze cyane. Arakoze cyane umubyeyi tumushimire hanyuma dufite
ino dutaye mu rwacu amahoro aruhoremo byose basuhuza kandi tubishimira cyane twavuye mu ntara y'Iburengerazuba twishimiye igikorwa cyiza umwana wacu yakomeje kutugaragariza twamureze gikristu kugeza na n'ubu yabitugaragarisha rero n'umuryango wacu turishimye cyane urugo rwabo dukomeza kururagiza umubyeyi Bikira Mariya mwiza. murakoze cyane. Cyamukereza baravuga bati turashima Imana. Ukaba n'urungano rwo kubwira bati twaje basema ubegera bamwe munyegenyege bakinageza basema na mirongo itatu abahaye atararangira barababwira bati turabakunda kandi turabifuriza ni byiza. Hanyuma unyemerere tari y'ibindi basema na mirongo itatu ni inshuti nziza ni umuvandimwe ni indakemwa muri makeya. Ni byinshi twamuvugaho ariko ntabwo twabivuga ngo tubirangize, gusa ni inshuti nziza azi kubana n'inyangamugayo muri byose. Icyo twamwifuriza kuzagira urugo rwiza Imana ikamuha bakabyara ahungu na kobwa bakagira ngo ibyiza byose bituruka kuri Nyagasani turabimwifurije, turamukunda cyane umuryango wose. murakoze urungano rwiza. Kungana burya ni igihango, kungana burya ni igihango kuko niyo mpamvu umunsi w'umuyunguyu twavukiye rimwe umunsi umwe twigeze turabona amakimbirane hagati yanjye nawe muri make n'ijambo rimwe urukundo twagaragaje tukiri bato Imana izadufasha turukomeze. urakoze cyane. umuryango mugari ubyarira wabifashe impano ariko amashami nazo yabashibutse nagira ngo ishami rito rito rigaragaza impano tugira ryerekana yuko yacu turi ibyambo n'ibinyamakuru uyu mugabo Thank you.
turabasubiza undi mu masaha ari imbere turabongera mu humure murakoze mbere y'uko dutanga impano muremureke murifotoza nakoze ariko ntabwo baza ko turiho ntabwo bazi icyo dupana n'aba bageni kugira ngo tube twishimye dushimishijwe n'ubu bukwe n'umuvandimwe ndetse n'abantu baje n'ubundi baje mu birori byabo. Uko tureba hano turi umuryango mugari, abari bavuyeho bari babasobanuriye ni abasaza, ni ababyeyi bacu, turi umuryango nibo dukomokaho, turi amashami yabo. Ahubwo bari ababyeyi nuko umuntu atajya bahangara ngo ahagurize uko bishaka, ariko n'ubundi muri iyi foto nabo ababyeyi bacu bakaba bayirimo. Elisabeth, urumva ibyo ari byo byose nk'umuryango nta kuntu ubwe butadushimisha kuko ni ubwacu. Niyo mpamvu nanisabye ababyeyi ngo baze dufate ifoto, ntabwo ari umwanya w'amagambo, hanyuma ni ifoto nimara gufatwa isubire mu myanya. Murakoze cyane. Murakagira inka, murakagira utambuke. Umwe ndashaka ko ajya iburyo, undi akajya ibumoso. Umwe ndashaka ko ajya iburyo, munyemerere. Uretse wowe gusa eregana n'umwe muhiga uri Abazibabwira baramubwira bati shima ukomeze, hanyuma ubakumbuze aho ugiye kujya nabo. Ikigaragara mu kamwenyu kabo ni urukundo rusegusa, hanyuma umunsi bazaduteranya nk'ahangaha natwe turashimira mu bikomeye.
akaba impano nziza y'isengesho uyu mubyeyi YegoBeat.com. amarira yanjye natembaza mu nda, amarira yanjye ndirimba ntagara yo mu mugani, amarira ndirimba ay'ibyishimo. Ibyo nkorera mana sinzi uko nabisobanura, ibyo nkorera byose bireze urugero. Amashimwe yuzuye, amashimwe mu mutima, amashimwe yuzuye, amashimwe mu mutima, amashimwe mfite sinayavuga nkwashire, ntiwaretse ngo nandagare cyangwa se ngo sabigize. Urukundo n'imbabazi byawe byanguniho, nawe akwiringiye ngo wavugwe n'isoni. Uyu munsi ni uwa mbere y'indirimbo nshya, Mana, indirimbo imvuye ku mutima. Amarira yanjye natembaje mu nda, amarira yanjye ndirimba ntagara yo mu mugani, amarira ndirimba ay'ibyishimo. Ibyo nkorera mana sinzi uko nabisobanura, ibyo nkorera byose bireze urugero. Amashimwe yuzuye, amashimwe mu mutima, amashimwe yuzuye, amashimwe mu mutima. Amarira narize yose warayahanaguye, uyahindura ibitwenge umutima wuzuye ibyishimo. Nta rimwe naguhamagaye ntunera umugongo, nta kimwe nagusabye ngume gutegereza. Wavanye mu ijoro unjyana mu manywa, nawe akwiringiye ngo azakugwe n'isoni. Amarira yanjye natembaje mu nda, amarira yanjye ndirimba ntagara yo mu mugani, amarira ndirimba ay'ibyishimo. iteka ryose. Mbere yo kugira icyo tuvuga, reka tumare amatsiko abatubajije amazina yacu. Hari umusore wabaye umugabo bigira abagabo Jean Claude. Rene nawe atamara amatsiko. yitwa Mukaburema Jenoside, umubiri wanjye yitwa Tuyisengeza. neza kuzwe. iteka ryose. Turashimira Imana yatumye uyu munsi ubaho, by'umwihariko tugashimira ababyeyi bombi baba abageni bacu. Twiyongereye rero mu bagomba kubafasha kubarera Kristo. Kristo Yesu akuzwe. iteka ryose. Abarezi babo rero mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwa roho babageneye impano. Kristo Yesu akuzwe. Hano twabageneye Bibiliya bazajya bumvira ijambo ry'Imana, abafasha mu mibereho yabo. Babifurije kuzabaho baririmbira Imana kuko nabyo bifuza ryabo. Ikindi kandi babifurije kuzajya bibaza umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo bazajya bashoboza kandi bashoboze urugendo rw'ubukristo batangiye bakomeje kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwabo. Rero uwafite iyo mpano yayizana ikayibashyikiriza. abantu pare na marene babikira impano rwose, murakoze cyane. impano nziza zirimo singizwa nyagasani, zirimo Bibiliya, igitabo gitagatifu, zirimo ishapure,
uburyo bwiza koko bwo kubereka yuko urugo rwiza ni urugo rushingiye ku kwizera no kubaha Imana ikababera nyambere muri byose. You got me. We got something everybody else can see. Me, I got you. We got a good thing, honey, you know.